ariko Imana iguhe condition ngo ntuzigere itwaramo abakobwa bisi, uzayikoreho umurimo w'Imana nimba ari abaririmbyi niba ariko nyamara urimo neza komeza. Urabitagiye kuryoherwa se. Wewe none so urumva mpomba. Haleluya mwuka w'Imana. Mpomba. Haleluya Yesu Kristo. Ndabashuje mwese bakurikiye Sorowamu TV. Aka ni akanya keza k'ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe rero dusabe twakira abashyitsi batandukanye. Uyu munsi twakiriye umukozi w'Imana to bose babireba. Umukozi w'Imana turakwakiriye kare. Urakoze cyane kumikaze kuri Sorowamu TV. Imana ibamugisha. Rero tugiye gutangira dusenga Imana kuko biravuga ngo buri kintu cyose tubanze Imana. Rero tugiye gutangira dusenga Imana nyuma tuganire ku magambo y'Imana. Mana ya Iburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, ndagushimye bw'aka kanya. Ijambo ryeranga ngo nta kintu na kimwe kibuta kizi. Uyu mwanya wari uwuzi, iyi saha wari uyizi, uku kwezi wari ukuzi, iki cyumweru wari ukizi, uyu mwaka wari uwuzi, iyi tariki wari uyizi. Rero ngo wayicyubanya guhora ku ngoma. Tujye kuganira ku ijambo ryawe, ngwino ubane natwe Yesu Kristo, ngwino ubane natwe Mwuka Wera. Ikikorerwa hano cyose cye mu bushake bwawe, kandi umuntu wese uzumva aya magambo azahabwa umugisha, azahabwe imbaraga, azahabwa amavuta, kandi senge n'abandi bakozi Imana bari hirya no hino bose kugira ngo umugisha mwiza Yesu Nazareti. Amen. Akari umukozi w'Imana. Rero mfite message yawe, niyo mpamvu nifuje kugutuma ngo nguhe message yawe. Ni ijambo ry'Imana, Imana iragukunda. Message yawe akenshi abantu benshi muri isi basigaye batinya ubuhanuzi kubera abantu batwivanzemo, kandi ntabwo ari ibya nonaha. No muri biravuga ngo muri kamasaka nuko ngo bikurane ntacyo twabihinduraho, ariko ngiye kugubanuza uri mu ijambo ry'Imana, nawe uraza kwisomera ukirebera. Rero Imana yampaye ubuhanuzi bwawe buri muri Daniel ibice 10 umurongo wa 12. Urakoze cyane. Rero nkuko bisanzwe nsengera abantu, nkora umurimo w'Imana. Rero nayo ndimo senga Imana ikuntumaho, numva ntabwo naguhamagara kuri telefone, numva ntabwo nagutuma abandi. Ndavuga nti reka nzagutegurire umwanya uze tuganire. Imana yampaye amagambo akomeye cyane muri Bibiliya. Imana yambwira ngo je uriya mukozi wanjye genda umumbwire aya magambo, kandi umubwire yihangane, kandi umubwire yizere. Hari byinshi yabarabwiwe, handi hari byinshi yabarumvise, ariko iyavuze niyo yongeye kuvuga. Yampaye amagambo ari muri Bibiliya, rero ari muri Daniel ibice 10 umurongo wa 12. Hari akenshi abantu bakunda kwibaza ku bahanuzi cyane, ariko ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavangiye. Namwe mudukurikiranye mujye mwita ku ijambo ry'Imana, kandi mujye musoma ijambo ry'Imana cyane, kuko ijambo ry'Imana ntabwo rizijya ribeshya, ariko abantu bazabeshya, ariko Mwuka Wera azajya bahishura bashyire hanze. Iki ni igihe cyo kugira ngo abasenga by'ukuri bagaragare, no babeshya bagaragare. Bibirangira ambwira ngo igihe cyageze ku basenga by'ukuri basengera mu kuri no mu mwuka, mukozi w'Imana. Rero igihe kirageze tuyoborwe n'Umwuka Wera, tuyoborwe n'Umwuka w'Imana. Aya magambo ari Mwuka w'Imana aravuga ati, Daniel ibice 10 umurongo wa 12 ngo aherako arambwira ati, witinya Daniel, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumvishwe kandi niyo anzanye. Mukozi w'Imana, ikintu cyanzanye uyu munsi, ikintu cyanzanye ahangaha ni ukuguha ubutumwa bwawe, ni ukuvuga icyo Imana ambwiye, nta kindi kintu kinzanye. Haleluya. Amen. Imana yumvise gusenga kwawe. Sinzi yenda ushaka kuba warasenze cyane, ushaka kuba yirije cyane, ushaka kuba warababaje cyane, ariko umunsi watangiriyeho gusenga, umunsi watangiriyeho kwiyiriza, Imana yawe ashaka imenyetso, ariko ni cyo kimenyetso Imana iguhe ngo yarakumvishe, ngo kandi kubwo kwicisha bugufi kwawe, ngo kandi bwo kongera yatabari cyo ngicyo kakugira ducumura ikadushugunya. Kandi muri igihe kimwe se abajije abatandi ngo umuntu utarigeze akora iki cyaha ngaho namutera amabuye. Akenshi abantu baducira urubanza nabo baba bakora ibyaha.
ariko Imana ntabwo iducira urubanza, ahubwo iratubwira ngo muce bugufi, mugaruke imbere yanjye, mwihane, ndongera mbagarukire. Dore nicyo wakoze rero kubwo guca bugufi, ukongera ukibuka Imana ukiyiriza, ukongera ukibuka Imana ugasenga, ukongera ukibuka Imana ukarira. Reka nkubwire, Satani amenya ahantu twacumuriye, ariko ntamenya ahantu twihaniye. Theo, ntabwo abantu baza ahantu wihanira, nta nubwo abantu baza ahantu uririra. Bakubona mu muhanda ugenda, akenshi bakakubona kuri TV nk'uko n'ubundi bari bakubone kuri iyi ngiyi, ariko iyo umaze gutaha ntabwo wamenya ahantu uririra Imana yawe. Imana yongeye yumva kurira kwawe, yumva gutaka kwawe. Akenshi abantu bajya batanga ubamye mu rusengero, ababwumva kumva ngo se ngo nicyo cyari cyari kimuzanye mu rusengero kuza gushima Imana. Uko bumva ko butaremereye, yenda arashimira ko abonye ibyo kurya, hari ababimenye. Hari n'uwo kumva ngo Imana irakubwiye ngo amagambo yawe Imana arayumvisha, ko se cyari cyo bamutumiriye mukozi w'Imana. Nawe ariko genda byumva n'ibindi batabyumva. Imana dusenga ni Imana yumva, ni Imana ikora, ni Imana ishobora byose. Imana yuzuye impuhwe n'urukundo, yuzuye imbabazi, idukunda. Kuko ntumaho rero ni ibintu byumvikana, kuko n'ubundi ntabwo Imana ariyo yigira ahantu, ahubwo iratuma. Kuva na kera ikoresha abantu yaremye, bagakiza abandi cyangwa bagafasha abandi. Amina. Kuri rero urumva byo bindi kubyumva cyane. Kubwe amagambo uvuze mise numva n'indi message yakakanya. Yo ntabwo njya kwirwa mbumbura Bibiliya, urumusomyi reto yumva, n'abatwumva bari barabumbura Bibiliya bayirebe. Mise numva indi message iri mu Efeso 3:20 mukozi w'Imana. Ngo Imana ibasha gukora cyane biruta ibyo wibwira se n'ibyo utekereza, ngo kandi biruta n'ibyo wasengeraga. Yego. Imana igiye gukora ibiruta ibyo abantu bibwira, ibiruta n'ibyo abantu batekereza. Yewe ndikumva n'ijwi rimbwira ngo Imana igiye kongera ivugura amasezerano wari ufite. Haleluya. Kandi ndayafite. Mwana amasezerano numva ashaka kugira ngo menemo amasezerano 3. Irya mbere waraye mu ma etage y'abandi bagutumiye cyangwa se bakwakira, ariko ntuzabone yawe ugiye no kubona yawe. Amina. Ngiye kuvuga ibintu 3, ninza kurangiza uravuga ko yabikubwiye cyangwa se ko itabikubwiye. Ikindi cya gatatu, ikindi cya kabiri, yarakubwiye ngo nzakurinda aho uzagenda hose, ngo kandi sinzigera ntanga ubugingo bwawe. Ntabwo yacyaga ngo Imana itanga ubugingo bwawe. Ahari wakubitwa, ahari wasuzugura, ariko ubugingo bwawe Imana yacyo ufite mu biganza byayo. Amen. Irindi sezerano rya gatatu ni kuva wahagurutswa, Imana araye ko itazigera yemera kuguhomba. Kuguhomba izaguhombya. Sana ukuri. Ngibyo ibintu 3 abantu bajyaho bakavuga ngo buriya ngo bababipanga iki nta gipango. Nimba hariho n'ababipanga birabareba abo bapanga, ariko hariho n'abantu bose barapanga. Ni ibintu 3 ng'Imana yongeye kuvugurura. Ko no ukuri. Kandi ndumva umwuka wera, ndumva umwuka w'Imana, ndumva Imana igiye kugushyikira mu muryango wawe. Imana igiye kwegeranya umuryango wawe. Theo, ntabwo nkuzi nk'umukozi w'Imana, nkuzi ukorera Imana, ariko umuryango we sinkuzi neza, ariko Imana ikuvuga ngo igiye kuwegeranya, noneho wegerane. Ube hamwe, niba irawushyira mu nzu imwe, nimba irawushyira mu gace kamwe, ariko ngabo ndumva he nabo ugiye kubakira abantu. Namara urimo neza komeza. Urabitagiye kuryoherwa se. Yego none so urumva mpomba. Haleluya mwuka w'Imana. Haleluya Yesu Kristo. Yesu we. Haleluya mwuka w'Imana. Ndagushima. Ndaguhimbaje. Yesu Kristo. Uri akandi urakiranuka. Theo, Imana igiye kuguha imodoka nziza utarigera utunga muri iyi si, ariko Imana igwe Condission ngo ntuzigera itwaramo abakobwa b'isi.
uzayikoreho umurimo w'Imana, nimba ari abaririmbyi, niba ariko ngo aba bakobwa bisi ntibazongere kwicara mu modoka yawe. ubwo ahubwo ntibazicare kuno baba umuntu agwa rimwe ntagwa kabiri. Buryo imvura irimo igukanyera hariya asiga ugenda icyo bitagutaruka ni ukwirinda ukandagira mu byondo ukinda kugwa kuko hariya wanyereye wamenye uko iyo nzira ari mbi. Niyo mpamvu avuga ngo iyo umuntu anyemwe ntagira kabiri. Kandi umva ijambo ry'Imana rimbwira ngo iyo ushaka gusimbuka umuringoti muremure usubira inyuma Theo. Bundi ngira ngo kera twebwe twasimbukaga urukiramende kugira ngo usimbuke ntubasha gusubira inyuma se kugira ngo usimbuke iyo warusimbukaga bikanga ubwo simvuze uko babyita wasubiraga inyuma cyane. Iyo wasubira inyuma ukongera gusimbuka ntuzane izindi imbaraga zindi zarufite niyo mpamvu usubira inyuma. Rero ubu harabona kuri inyuma ariko ugiye gusimbuka ama etage n'ama etage wongera ugera imbere. Haleluya. Kandi ibyo bintu bingirirweho Theo, iyo ngumye kugana n'umuntu banuze ugumya kuza ndumva niba ntacyo uri kumbaza kambaze nkubaze bari cyo uri kumbaza koze w'Imana. Mu magambo wumvise wenda cyangwa se iki mu kigano tugiranye ko jewe ndumva aho kugira ngo nkubaze ahubwo namera nko kwishyuza nkavuga ni nta bindi bisigaye ngo nabyo bimbwire, nta bindi uri kwumva umwuka akubwira ngo nabyo mbijyana. Kuko reka banze wumve so kuguca mu ijambo wenda kuko turi kuganira. Icyo nenda kukubwira nk'ibi bijyanye n'ubuhanuzi uvuze nibyo. Nakunze ko bakoresheje imvugo ivuga ngo hari abantu babazi ko ngo abantu babipanze. Ngewe nanahamya ko ari n'ubwa mbere nkubonye. Hanyuma rero abantu ntibanapangana ibintu batanaziranye. Ariko Imana uko ukorera, Imana usenga, Imana ukorana nayo iyo yarinzi tuziranye. Hanyuma rero urumva ubwo mu buryo bw'umwuka kuba wantekereje ukavuga uti ngwino ng'ubuhanuzi bwawe, hanyuma ukavuga utireka nkwibutse n'amasezerano Imana igiye kuvugurura. Oya ntago ntago tumira itakuntumyeho nyine nawe nizadukinze. Rero ubu wari wasenze Imana yumva amasengesho n'ubundi genda ukomeze usenge ariko niwe ngira kunkoresha n'igihe yakoresha n'ugiye kumva iki kiganiro mu bazacyumva nabo ikabakoresha. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Vuze ya raya masatande kireza varamande kireza taya abisi bafite imiti bamesera mu myenda kugira ngo ivemo ibizinga, yewe iyo myenda ikongera ikaba umweru, nawe ufite amaraso Yesu Kristo yavere ku musarika